Reka mbahe story y'umuhungu wari warabuze inzira AI imuha ubuzima bushya. Hari igihe umuntu ashobora kubura icyizere ariko ntamenye ko igisubizo kiri mu kintu kitagira umutima AI. Ubundi nkuru itangira hari umuhungu witwaga Eric. Yari afite inzozi nyinshi, yashakaga kuba umucuruzi ukomeye, ashaka guhindura ubuzima bw'umuryango we, ariko ikibazo cyari kimwe. Ntacyo yari azi neza. Nta mentor, nta bushobozi bwinshi yari afite, nta mafaranga menshi. Yagerageza ubucuruzi buto burahomba, agerageje kwiga ibintu kuri YouTube aravangirwa, agerageza gusaba inama inshuti, buri wese akajyamo igitekerezo gitandukanye n'icyundi. Naho umunsi umwe mu ijoro rituje yanditse ikibazo kuri AI ati: nabasha ne guhindura ubuzima bwanjye natangiriye ku mafaranga menshi? AI imusubiza igisubizo kirambuye, imuha roadmap. Imubwira gutangira ku bumenyi, kwandika plan, kugerageza buhoro buhoro. Eric ntiyabifashe nk'ibisanzwe. Yafashe ikayi atangira gukurikiza intambwe imwe ku yindi. Mu gihe cy'amezi 3 gusa yari amaze kwiga skill nshya, yatangiye gukora online, yabonye abakiriya ba mbere, yari atangiye kubona amafaranga atigeze abona mbere. Ariko ikintu cyamuhinduye kurushaho si amafaranga, ni confidence. Yatangiye kubona ko ashobora kubikora abyikoreye. Ariko se AI yamukoreye iki nyacyo? AI ntiyamuhaye amafaranga, ntiyamufunguriye iduka, ntiyamuguriye ibikoresho. Icyo yakoze yamuhaye ubumenyi, direction, gahunda, kwizera ko bishoboka. Urumva AI yamubereye nk'umujyanama uhoro uhari 24/7. Ariko hari n'ikibazo mu gihe cyashije. Eric yatangiye kwizera AI kurusha abantu bose. Iyo yafataga icyemezo yabanzaga kubaza AI. Iyo yabaga atishimye abanza kuyibwira. Umunsi umwe inshuti iramubwira iti: ese wowe uracyafata ibyemezo byawe cyangwa ubuzima bwawe bwabaye algorithm? Iryo jambo rimukora ku mutima. Yemeye ko AI ari igikoresho, si umutware w'ubuzima bwe. Isomo rikomeye twigiye muri iyi nkuru: AI ishobora guhindura ubuzima bwawe, ishobora kugufasha kuzamuka, ishobora kukwigisha, kukwereka inzira, ariko AI ni tool. Ubwenge nyabwo ni ubwawe. Icyemezo cya nyuma ni icyawe, ni weho ugifata. None se wowe AI igufasha gukura cyangwa irimo kugusimbura mu gufata ibyemezo byawe? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, kandi like. Niba wemera ko AI ishobora guhindura ubuzima, kanda subscribe niba ushaka ko dukomeza gukura kurushaho. Twabanye, nitwaga James, ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Murakoze cyane, ciao ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.